Ese wigeze wibaza kuki abantu babiri bashobora gutangirira ahantu hamwe bafite amahirwe asanzwe ariko nyuma y'imyaka ugasanga umwe arenze undi cyane? Ntabwo ari amahirwe gusa kandi ntabwo ari uko umwe arusha undi ubwenge. Ibanga riri mu bintu bito bakora buri munsi bitabonwa na buri wese. Uyu munsi tugiye kureba ibikorwa bitandukanye bituma abantu batsinda. Icya mbere kiranga abantu batsinda ni ukwemera kunanirwa vuba. Abantu batsinda ntibatinya gukora amakosa kuko bazi ko ari inzira yo kwiga. Iyo ukoze ikosa ukaryigiraho uba uri hafi yo kuba mu nzira kurushaho. Ntugatinye gutangira kuko utekereza ko utabizi. Tangira maze ubimenyere mu nzira. Icya kabiri ni ukugenzura igitondo cyawe. Abantu batsinda ntibapfa kubyuka bafata telefoni bakareba iby'abandi. Bakoresha isaha ya mbere mu kwiyitaho, mu gutegura umunsi cyangwa se mu gusoma. Uburyo utangira umunsi wawe nibwo bugena uko uri bugende. Icya gatatu ni ugucunga amafaranga neza. Abatsinda ntibagura ibintu byo kwerekana yuko bashoboye, bacunga amafaranga yabo bashyiraho intego z'igihe kirekire. Ibi bintu bituma bagira umutuzo mu mutwe kandi umutuzo niwo utuma ufata ibyemezo byiza mu buzima. Icya kane ni ukuba wowe nyakuri. Abantu batsinda ntibagerageza kuba nk'abandi, bazi icyo bashoboye kandi bemera naho bagomba gukorera ku bwabo. Iyo uri wowe wenyine nyakuri abantu barakwemera kandi amahirwe akagusanga aho kuyirukana. Icya gatanu ni ukudahagarara kwiga. Abantu batsinda bazi ko isi ihora ihinduka. Buri munsi bagerageza kwiga ikintu gishya cyangwa kunononsora icyo bazi. Niba ushaka gukomeza gutera imbere, gira umutwe ufunguye kandi wemere ko buri muntu uhura nawe ari isomo rishya. Intsinzi ntizana n'amagambo, izana n'ibikorwa. Niba wiyemeje gutangira inzira yo gutsinda guhera uyu munsi, andika ndumwe muri komenti. Reka duhurire muri video zacu zitaha kandi tujye tubana buri munsi. Iyi ni Venados Creek Diaries.